ubishaka ndabimugemurira nge ndabimugemurira urugero wanjye gusanga mufroma ntabwo yajya kubona ngo kwifuza atakuzirika reka n'abandi bose yajya avuga ati ibyanjye bikamunyura ubwo ahubwo ngize amazina nabona abatari plaque yaba atarabanje gutekereza ntabwo yakabaye yarahise abukanga avuga ibintu nkabiriye. Hey, murakaza neza muri The Queen's Show. Hello. Hi. Turatangiye rero muri The Queen's Show. Turi kumwe. My name is Katie. Tukaba turi kumwe Diana. Hey. Umva ibintu biraryoshye hano bimeze neza, dukeneye kuganira namwe, dukeneye ko mwishima, dukeneye ko mumera neza nyine muri make. Ese nta makuru mashasha dufite Keti? Amakuru yarari ni ikiganiro kimaze iminsi, ni amakuru amaze iminsi ari gutambuka Yago. Ubu ngubu kuri Twitter rwose n'ahandi hose bitambuka. Aha, Diana hari ikintu wabiziho ku nkuru ya Yago? Ego ko ngo muri iyi minsi ngo hagezweho nimba ari ugutega abahunga agatego, nimba ari inda batera, nimba twazita ko ari ukuziteza. Kumva nyine ubu nibyo nari kwiteza inda ntihatari uriya birakomeye. Hari na mugenzi wacu ugeze kutubwira ngo uriya baby buretse ko tutari gushaka no kumenya izina ryiwe. Ubu gahunda ni Trisa. ngo iki Trisa noneho nduzi gayibaze nk'umutipe ugufatira aba baby batatu. Urugero nka kuno turi hano hakaza umutipe umwe akatwipeve. Gitekereza icyo kintu nawe. Nawe gitangaje akavuga ngo ubizanire tu. Ariko nge sinibaza uburyo yabikoramo, uburyo abishoboramo. Ese ubundi abo babebi baba biyumva gute kuba muri abo babebi batatu mugipeverwa n'umutipe umwe? Ikintu cyo gitangaje se ahubwo nuko ibaze umutipe muri gukundana akakubwira ati uno munsi ntabwo nshaka ko duhura ari wowe wenyine, uzana abandi babiri. Iyo nkuru nayo irashishikaje burya rero reka mbabwire. Nje ndi no kubitekereza wumva ntibishoboka. Uburyo nje twaba turi mu rukundo ugahita umbwira ngo zana abandi ba baby muze. Subwo birumvikana we. Usa nyine ngiye kuntu mbyumva njye ndumva abakobwa naho bakundana n'uwo muhungu uri ko nako nabukundana n'umuhungu ngo wemere yuko akuzanira abandi bakobwa, ahubwo buriya we abatumira bose bataziranye bagahura bafite icyabazanye ko sibwo nkaba mukundana wowe n'abandi bigakunda. Nyine ikintu kiriho nuko amakuru ahari nuko noneho uwo mutipe yamubwiye bikumva ngo we azana abandi bakobwa. Wowe ubizi ko muri gukundana niwe muri kumwe nguzana n'abandi bakobwa. Agahita kubwira byari bivuye kuri shishikaje simbabeje. Njyewe mbizi ko uri boyfriend wanjye. Noneho ugahita umamagara ngo uyu munsi singushaka wenyine. Singushaka wenyine, ndagushaka uri kumwe n'undi mu baby cyangwa se n'abandi ba baby. Ibaza ko kantu jewe ariko nekezaho kakancana. Icyo nzi cyo nge nahita mukatira cyane ko rwose abahungu nubwo bavuga ngo abakobwa nitwe benshi ariko abahungu barahari batakora ibyo bintu. Nahita mukatira ngewe mbwiye gushaka ikibabaje nyine nuko ufite imbaraga. Ufite imbaraga wamukatira nuko umukunda sha ku buryo yagutuma abandi ukamuzana. Katagira urukundo ruzamusaza. Niyo myaka arimo biranzamubwira ejo bundi. Ugiye kumbwira ko nanjye kuvuga izina. Ugiye kuvuga ko boyfriend wawe akubwiye ngo uzane na Jovia na Diana. Ndabashaka muri babisi ngushaka urumwe wakemera. Nyine bitewe n'umutima wanjye biragoye. Akumana hari abantu babikora. Oya mbwira wowe wabyemera. Njye biragoye nyine umutima warakumva. Ariko umva nyisi wari umeneye akabanga nyine ugiye kuvuga boyfriend we kandi yaramumishe nayigize amahirwe. Ni baramushe ubwo nibanga nuko nyine nakundi. Tugaruke rero kuri iriya nda. Iriya nda murayemera cyangwa murayihakana?
shangiye kumva shangiye ntabwo nzemera n'ikintu nsigaye mbona iyo ndatwayita kuyiteza kuko ujya kumva nyuma nibwo nk'umukobwa cyangwa se wenda nanjye nkanjye ukajya kumva ndijyane nyine ku cyamamare n'iki ejo nkaba nyishyize hanze nkavuga isi undi uriya wa mugani haba hari ibimenyetso ngo mfite narifatishijwe utujwi isi buriya kuki umuntu atayakura ahandi ubundi ari amajwi ntabwo bisobanutse asigaye harawe ibintu byo gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa ibintu byo gukoresha amakompiyuta ashobora no kubikora akagenda akabikoresha twari twibagiwe nuko uriya mu baby ngo ari umusani afite indirimbo tukibagirwa ko Yago nawe ari umusitari nyine afite indirimbo nshyashya agomba gusohora ngiye ku ruhande rwanjye ndatekereza ko yaba ari nka puraka bigatuma ahita azamuka kandi koko abantu benshi nabo kubera bamenyereye ikibazo cyaba gihari kurenza ibindi rero umuntu yatekerezaho iriya farumasi bavuga ikuramo amata njye ndibaza ariyo yaba ari ikibazo kurenza ibindi kuko ibyo byo guterana amata nta badaterana amata ese kuba icyo tutatekereza ko iyo farumasi itanahari nayo yaba ntayihari se yes wenda ibyo byo njya numva ushobora kuba bibaho akumbunya numva ngo hari igihe usabona uburenganzira bakakwemera gukuramo inda ibyo murabizi uburenganzira njyewe ayo makuru ntayo mfite nimba ujyana n'uwayiguteye bakabyemeza ibyo nabyo tugomba kubyigaho neza tukareba ko ari ukuri ariko ibyo ngibyo nyine ntabwo bikunze kubaho tu kereka bitewe n'uko nyine bica mu nzira nyinshi mujya kwa mudugudu mukajya mu mirenge hose kubera ibyo bisina nabishyigikiye si wayikuyemo ko numva ufite amakuru menshi kabaha ugize ati iki hasigaye abasigaye oya tubwire neza bice hirya no hino ufite amakuru wa mudugudu kahe ni amakuru uzi cyangwa ni ibyakubayeho uyesha ni amakuru nzi kuko ibindi byadusanze hano twicaye nuko n'ibindi biri gusakara ntabwo bari kuntera baragenda badusobanura ngo naho amafarumasi naho ibiki none hajemo ngo no kunyura kwa mudugudu nahe ariko gahunda za leta zitabira kuvuza ko kwa mudugudu hano umva ibyago n'uriya musarikazi ndumva ibyabo reka turindireho gakeya byange bikunde njye nababwiye ko ku ruhande rwanjye ntabwo nemera ko ari ukuri ariko bibaye ari n'ukuri byaba n'ikibazo gikomeye cyane sibyo kuko uburyo umubebe yifataho akajya guhura n'umuntu yarangiza nyuma akajya kumushyira ku karubanda nta mpamvu yari iriho yatuma amushyira ku karubanda ufite impamvu iyihe mpamvu si ubwo cyangwa akaba nyine akajya ngo atume nyine asakara nyine amenyekana kuko nyine urabizi iby'umuhanzi ashobora kugira ute bitewe n'ukuntu undi muhanzi bari gukundana bitewe n'ukuntu yambaye reka mubwire kati ikintu gihari neza ni ukuri yamubeba atabanje gutekereza abaye atari purake yaba atarabanje gutekereza ntabwo yakabaye yarahise awubukanga avuga ibintu nka biriya erega mwebwe ikintu mutari gutekerezaho neza hari ikintu kiriho cyo gushaka kuzamukira ku wundi cyangwa kugira icyo umukuraho cyane cyane nk'abafite imitungo n'iki ndetse nimba yarabuzwe bamugani gusa ntari kwamamara nyine se ako kantu nako icyo bita kuzamukira ku wundi tuzakibagira ako kantu aha ndumva twandika ikiganiro Yago n'uriya musarikazi we reka tube tubaretse tubitege amaso cyangwa iminsi simizi reka tujye ku basire bacu bari hano hanze tuvuge kuri Shaddyboo murabibona mute ibyo Shaddyboo se ako ngiye mba mbona Shaddyboo undi usibye wenda twabyita nk'amahirwe cyangwa n'iki ni umukobwa natwe si yavukiye amezi amwe nkatwe abantu bose baba basize ngo Shaddyboo reka jya nyine mumubona bize
njye ariko buriya sinzi ukuntu abantu badahuza ikintu kuri ya Diane avuze ngo mbona umuntu umwe natwe njye mba mbona Shaddyboo atandukanye natwe ariko ni mwiza njye mba mbona ari mwiza ati mwiza noneho muri ibyo mba mbona ari class kumva se utangiye kubona bagenzi bawe ko ari beza tambira ko utangiye kubona oya ufana wanjye no kuri utangiye umaze nk'uburyo uri kumutaka ni mwiza nk'uko nyine nawe nakubona mwiza ariko nabyo kuvuga ngo nyine ngo Shaddyboo ngo nyine mujye mbona ari mwiza ni mwiza tu nk'uko ni mwiza ni umusitari njye ariko si uko mbibona mbona bitandukanye mbona ari class ari ku rundi rwego nubwo Diana avuga ngo ni umwe natwe ego twavukiye igihe kimwe ahubwo twese ntabwo turi kuri level exactly niyo mpamvu njye mpita nyine katandukanye natwe ise ko mutajya muri abo bayaride kanye nawe uratandukiriye erega buriya muribuka ko nanone ko buri hari cyo gishoro ubu Shaddyboo nawe ushobora kumurenga imyaka arimo nanjye nshobora kuzayigeramo wenda nanamurenze kuko buriho nicyo gishoro njye nicyo kintu nemera hariya noneho ntagiye tuba tubana n'umuntu cyangwa tuganira n'umuntu tutamuzi icyizere kirarema naha nicaye ntabwo nari nzi ko nzahicara rero n'ibindi byose birahari gutya imbere yanjye alo wajitu dada ndasaze mwahangayitse ngo ba Shaddyboo ngo bashiba bande bose se bazamutse mubareba cyane tuzi amateka yabo ko ni beza uyu ufite amafaranga uba mwiza uko nanjye agaceri kagenda kajyaho ngenda ngira icyo niyongera uko igiceri cyawe ngira uko niyongera uko mbona uyu munsi ejo bikongera kumba gutiyana ngo wambaye neza kuri gusa neza kubera iki mba nashoyemo uduceri nyine ukabona udakeye alo umva byari ntabwo biba byoroshye Shaddyboo ntabirenze ahangaha Diana twese ko Shaddyboo ntabirenze kabisa none Keti Shaddyboo nameze ati nawe ariko ako we hatandukanye n'anoza Shaddyboo kuri buratambuka ateze amatwi nyine ubwo yajya muri ariya mahanga ako kubera aba afite business yiwe nta hantu aba yahuriye na Shaddyboo pe njye mbona ko itarenze Shaddyboo wishiri kuri Keti ubwo nyine ngomba numva we ngo nta mutima mubi yarisanzura ku bantu bose yaba abakozi bo mu rugo akoresha yaba iki nyine ngo nta muntu ashize ubwa nyine ngo nta bwiyemezi burebure aba afite se njye rero buriya ntabwo turi guhuza Keti njye sinzi ukuntu bamureba njye mbona amaraso ya Shaddyboo ari yankurura uburyo ibyo muri kuvuga kuri Keti ari byo navuga kuri Shaddyboo nose reka mbanza mubwire iyo Keti agiye ku kibuga cy'indege bikumva umuntu ahita atekereza iki uhita utekereza iki wowe Keti iyo agiye ku kibuga cy'indege aba agiye mu kazi nk'ak'amasaha yose ni Shaddyboo yagiye ku kibuga none nyine si byo mubwira se Keti rero ahantu atandukanye na Shaddyboo kumva Keti agiye nyine yageze ku kibuga cy'indege kubera afite business umuntu agira ngo business agiyemo ariko Shaddyboo yageze ku kibuga cy'indege atavuga ati aragiye muri business ntabwo ari akantu nibutse nabonye akantu bapositinze nyine Shaddyboo ari kuvuga ngo nimba ngo ubishaka rero umugemurire si ubwo byari bikirana akabonye ari agake base nanjye byaranshanze ngo nyine ubishaka ndabimugemurire impamvu nazanye Shaddyboo muri iki kiganiro none ariko ibintu biravuga ikintu nzi neza nta kirenze nta n'igitandukanye Shaddyboo yashakaga kuvuga Shaddyboo ndibaza murabizi ko afite restaurant
rero we yavuga ko iyo ukeneye ibiribwa abikugemura nta kindi cyadanje. Sibwo ni wowe wikorera ku kazi ku buryo yakitorera akavuga ngo ubishaka ndabimugemurira ku kintu utavuze ngo barabizana cyangwa yavuze muri rusange nyine nuko nyine abantu bumva icyo bashaka kumva. Njye narabyumviye neza, yaravuze ngo ubishaka ndabimugemurira, njye ndabimugemurira. Ntabwo yavuze turamugezaho. Sinzi ikintu muva ukuri mwamushyize hejuru. Nyine ari hejuru ariko Shaddyboo umva rero hagiye gukongoka. Ubu ngubu ikibazo kigiye kuba ubishatse ko babimugemurira. None ibiki njye ndabazaniye ibiki wa mungani Shaddyboo ntabwo ko tumenyereye ko bagenda bakarya ari wa muntu utwara kuri moto ibintu bigemura abyitwarira ntabwo ari umudriver. none se exactly abyitwara gute avuga ngo iyo usaba ufite kampani yawe uvuga muri rusange, ntabwo uvuga ngo bara uvuga turamu cyangwa we yaravuze ndabimuha. Uyaho buri muramenye bagize kunsubizamo cyangwa kanshaka. We yaravuze ngo ubishaka ndabimugemurira cyangwa ndabimuzanira. gute utavuga ngo turaza ngayo bazero ngiro nimara kugafite nako najya munesha iryo jambo. Mukijyanira gute se nimba muri hasi ndambabwani Jovial cyaketiya barabibazanira nabyo kuvuga ngo ngenda bazanira. kandi niba ufite business ufite n'abakungirije shiri nago uko business yaringana kose ugakora wicaye ukorera aho ngaho apana byo gukora ugenda abose nyine ugomba kwicara mu biro cyane ko byoroshye ndabona bigiye kumuberana byazamuye indi ntera ntago byose Shaddyboo mbabarira ujye witondera uburyo uvuga kubera bigutuma inshuti zanjye tudahuza sibyo. Mana yanjye ndagukeneye uzadusobanurire ikintu wari ushatse kuvuga kuko bibaye impaka zikomeye cyane ku bijyanye na ririya jambo rimwe wavuze gusa. rigari n'abandi ndimo ndavugira ntabwo ari njye nyine wagize icyo kibazo ngo arabibajyemurira ibiki igayi bose ibyo bintu yavugaga azagaruka natubwira ibyo ari byo pani byo kumwe kumuvugira. Shaddyboo tutajiju mwedata biragoye nyine kugira ngo tubabone tubasobanuze badusobanurire ibyo tubumvamo nimba ari ukuri cyangwa ari ibinyoma, ariko nzi ko bizacamo tu. Ikindi twize kuvuga ku bintu bijyanye n'uboyfriend, numva ngo hari uwabitse ibanga rihisha undi. Boyfriend uramufuka ntabwo yamubura ndabizi usi man kujya boyfriend wasanga hari umuntu wari kutureba akeneye kukwaka inshuti none birangiye umukati. oya kujya boyfriend ni ibintu bisanzwe ariko nawe uje nta kibazo. nibyo biracyabaho iki yarabaze nka boyfriend wawe rero nyine ahantu ari oya reba boyfriend nyine ari kubyumva ongera usubiremo Kigali bishere Allo oui Kigali bishere shangiye wago se Diane njye nta kintu twavugana kuri boyfriend wanjye gusa nyine ubu ntawe mfite nimereye gutya ariko ndamutse mubonye ntaribi ariko babiri wapi bafana wacu cyangwa Diana we ari ku isoko. Aha njye nta undi ku isoko. ikindi ariko ndanamukeneye nshaka navuga uwo mundi bimuranga yaniyumva akaba tayari twagiye bafana bacu. Dore Diana agiye kutubwira umutipe yifuza ko yaba ameze, mube tayari. ngiye mu nda muhungu ukuze muzi ubwenge. Kuzemo gute Twuzemo ubwo n'uguhera ku myaka 30 uzi ubwenge nyine utakijarajara ngabe nka Kate ngambwire ngo bangahe uya umwe uri ukuze aba yarabihaze. oya sorry none se pardon gatoya avuze umutipe uri mu myaka 30. Umutipe uri mu myaka 30 ni utajarajara. oya ngiye kunuma mbibona mbitekereza
ukuzimo abazi ubwenge abo bakobwa nyine abenshi aba yarabihaze mbese akeneye kubaka ejo he hazaza ashaka umuntu umwe bafashanya uwo niwo nje nkeneye ariko ntabwo 30 nawe yaba guhera kuri 30 kuzamura hagati ya 30 na 45 uwo niwe nshaka nitwirengagize ko hari n'abantu bitewe no gukora cyane kumva bagahora muri business akaba yaramaze igihe kinini atajya muri ibyo ngibyo by'abakobwa cyangwa n'iki atagira imundo atagira iki agahora mu gukora tu ntabwo bisobanuye ko ngize amahirwe nkandabona ngo utarabashije kubijyamo rega buriya muntu agenda hari icyamukuye n'ubundi ntabyo abazi nahita amufata nkamujira uwanjye gusa nkamufroma ntabwo yajya kubona ngo kwifuza atakuzi reka reka n'abandi bose yajya avuga ati ibyanjye bikamunyura wari umaze kutubwira ukuzemo ufite imyaka 30 hagati ya 30 na 45 ese ikindi bizingizwe teye gute uwo mungu nyina wakoze umubiri umwe ndeba nyine mama iyo koza abandi nawe urabyumva mube bigaruke hoteli na mugufi ubensumba wahaguruka sakareba ukoresha kugira ngo abanze yirebe nawe arebe ko ari muremure kuri wowe mwemerekeye aho ngaho ibyo birabaye ahubwo ndaje mu kanya mbabwira akanimero none w'inzobe w'igikara mungu w'inzobe ndamwanga imibiri yombi cyangwa igikara inzobe wapi nta muhungu w'inzobe umuhungu w'inzobe akenshi nengeye kubatukana ubwo b'inzobe abo ni abaketi cyabwika ko nta boyfriend bangahe ntabwo babura aho bajya oya man tipe wose oya umutipe wose cyabere nawe yamaze kubyumva cyabere umutipe myiza afite imico myiza tutarinze kuvuga ngo uw'inzobe cyane kandi uteye neza ufite 6 wowe icyo bita kubaka umuntu niyo yaba adafite inzu yarubatse umubiri nta kibazo bafana bacu rero inshuti zacu bavandimwe mwakoze kudukurikirana mu kiganiro cyacu nawe utanywa hello turabakunda cyane turakunda byimazeyo alo